kandi nishimira cyane komeje kubana natwe turi kuwa gatanu ndetse Friday biba byahinduye isura tugiye kwinjira muri weekend turi kumwe n'umuramyi hanyuma turaganira ariko nanone dukishamo tukanataramana tukishima twinjira muri weekend umunsi ndi kumwe n'umujene nimba ntibeshye avuye Rwamagana Rwamagana nanguko hanyuma turaza kuba tuganira nawe turaza kuba tureba uburyo bw'ubuhanzi n'ikoranabuhanga araza kutuganiriza hanyuma tuze no gutarama muri rusange yitwa Niyirera Confiance n'umusani n'umuhanzi yamaze gushyira hanze indirimbo ngo iri mu mapiano uburyo yaduhaye ku mapiano injyana yavuye muri South Africa iza gukwira abajene barayikoresha cyane kandi bakayisangamo turaza kuba tuganira muri byinshi cyane mu nkundire nakire umujene Confiance bite byawe ni byiza cyane ni fresh kabisa ugira gutya cyangwa ugira gutya ni gutya ni byiza none muri covid se babigenza gute muri covid gutya ntago wasuzaga abantu ngo bahereze gutya bita ari indi sura bita bizana yikize urumva iri umukristo hari ibintu biba atari bibi ariko ugerageza kwirinda kugira ngo n'abakureberaho nyine bagira ikintu bakora batagwa ubwo ntabwo ushobora gucikwa ubu unsuje gutya ngewe nagusuhuza ariko ngewe gutangiza biragoye reka genda okay ganguko rero murabona mujere mwiza cyane agakweto yagafunze hariya bro wateguye nabirenze ikibazo natangira ngo uje kuvuga ubutumwa ndaguha gatutu ubwiriza nubundi apu ngaho tegura icyanditswe cyihuse iminota ibiri hanyuma ubwo uratubwira icyanditswe uhitubwiriza abantu uhita unababwira bihane yego ubutumwa bwiza n'ubundi buroroshye cyane Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ngewe nawe turi abanyabyaha Yesu Kristo yaje mu isi nta cyaha na kimwe yakoze yari umukiranutsi yamaze imyaka 33 mu isi nta cyaha akoze ariko ku musaraba baramwishe nta kindi cyaha bamuziza bamujije ko ngo yitaga Imana kandi n'ubundi yari ubwo rero kubera ko we yaje mu isi abizi icyo aje gukora yaje abizi ko aje kudupfira yaremeye nyine baramwica iyo bishaka ntabwo bari kumwica kubera ko yari Imana nyine so yarapfuye kubera ibyaha byanjye nawe iyo umwizeye ahita nyine iyo Imana igiye kukureba ikurebera muri Yesu Kristo wizeye wowe none ikahita kubona nkaho uri umukiranutsi ikirengagiza ibyaha byose wakoze ubwo nibwo butumwa bwiza Yohana 5:24 ho baravuga ngo uwizera umwana w'umuntu ngo ababonye ubugingo buhoraho ugendana nabwo anytime nubwo ushobora no kwitaba Imana uhita wigira mu ijuru kubera ko ubufite ubugingo buhoraho so ubutumwa bwiza mwizere Yesu Kristo ntago biteye isoni kuba uri umujene ukwizera Yesu Kristo ukavuga ubutumwa ntugendere mu byo abandi bagenderamo ntago biteye isoni ahubwo biteye ishema Yesu Kristo arabakunda haleluya haleluya ngaho itujya mu ntinjire twumve indirimbo urashaka kumbuza kuvugana n'uyu mwami ese ngo yayonkiza ibyaha byanjye byose nakoze kuva mvutse babimbabarira nicare hano hasi ngutegereze basiuza mu mugisha numvira inama zawe ngo ndeke Yesu wanjye uzanjyana mu ijuru urashaka kumbuza kuvugana n'uyu mwami ese ngo yayonkiza ibyaha byanjye byose nakoze kuva mvutse babimbabarira nicare hano hasi ngutegereze basiuza mu mugisha njye numvira inama zawe ngo ndeke Yesu wanjye uzanjyana mu ijuru haleluya come on haleluya let's go haleluya wakubita urebetse gato ntakwangiriza ni haleluya
haleluya haleluya yes nguko rero nguwo confiance igihangano cye umva ko nari kuvuga ngo uburyo yaje yambaye yani nk'umuvuga butumwa kandi umva yuko abikoze neza cyane munota mikeya cyane ugahita wumva yuko icyazanye Kristo Yesu umanutse gato ya kuri umurongo wa 17 avuga yuko ataje gucira abari mu isi y'iteka ubwo aricyo cyamuzanye abwo yaraje kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe yego ibyo ngibyo rwose kandi byarakoretse yes mujene abantu bakubonye bwa mbere ubwo wenda batagira ngo barakuzi cyane muri makeya ugiye kwibwira umuntu ukubonye bwa mbere uramubwira yuko confiance nirera ninde kubera iki nirera ngewe ngeze ku izina nimba warabajije amateka yaryo nirera abyeyi bakubwiye ko kubera iki guhitamo iryo zina aho ngaho nabambeshye ntabwo uragira amatsiko ntabwo wigeze babimbwira ntabwo wagize amatsiko yo kubaza kubera iki mwahisemo kunyita nirera ntabwo nigeze ngira amatsiko ahubwo nayagize ku Mana nigeze kubaza Imana ndayibwira ati ako buriya izina niyirera urumva ngewe ukuntu mbifata nubwo ari ababyeyi barimpaye ariko ni Imana yatumye barima sibyo iyo Mana rero nigeze kwibaza nyine iransubize okay Mwuka Wera okay yagusubije utatubwire ni ukuvuga ngo niyirera Imana niyo yirerera umuntu ikamwikuriza haba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka yego ubu tuvugana wenda ku mite nkomerezaho tukomerezaho rwose utubwira nirera ninde confiance ninde ibyo wumva twakumenya yego ndi umusore mfite imyaka 24 nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ku giti cyanjye ku nyungu zanjye atari ibyo kuvuga ngo nuko ngo ababyeyi ngo nabo nasanze babikora oya ku giti cyanjye hanyuma mbere na mbere ndi umukristo ndi umukristo usengera hehe nsengera mukuru no mu mwuka oya gute ngomba kuba ufite umuryango barizwa uvuga ngo aho mbarizwa ntago idini ntago rizwi cyane yitwa Africa Inland Church AIC ntago rizwi cyane okay ariko wenda navuga ko araho nteranira ariko aho nsengeraho ni henshi mu cyumba iyo ndi kugenda mu nzira namukanya ndi kuza kuri moto nandi ndi gusenga aho uteranira aho nteranira ubwo naho ngaho muri AIC sibyo hanyuma ariko nago wafunze nta kibazo oya nzafunze nzafunze ubanza kandi ntabwo ufite amakuru impamvu ni Rwamagana mu rugo sibyo ni Rwamagana mu rugo kandi ubu ngubu nsigaye ntu Kigali yego iryo niryo dini wambarizamo siko warumbaje ngo wabarizwahe niho wambariza ariko aho nsengeraho ni umuryango barizwamo ubwo uje i Kigali ntabwo uri buhindure umuryango wenda nzabisengera umenye ibyo ari nzabisengera ibindi twakumenyaho ibindi nuko ndi umuhanzi byaje ryari ufite indirimbo imwe twakira ufite indirimbo imwe niyo yamaze kujya hanze hari izindi nyinshi wamaze kwandika byaje ryari kugira ngo wumve yuko uri buririmbe noneho by'umwihariko ukaririmba muri buno buryo ndi kuvuga mu by'ukuri biri gusoundinga nk'amapiano ariko kandi uri gukora muri rhythm iriya nimba navuga the rap ubwo buryo bwa rims ushyiramo ayo magambo uburyo bigenda biherekezwa byo biza gute ku cyari bwo buryo wahisemo gukorera ni ukuvuga ngo njyewe muri 2023 nibwo ubuzima bwanjye bwahindutse nibwo Mwuka Wera yanjeho mu buryo budasanzwe ntangira gukunda Imana ku rwego 2023 ubundi nakiriye Yesu Kristo mfite imyaka 13 ariko nta byari birenze nyine byari bisanzwe nta nubwo nari nzi n'ibyari byo ariko 2023 nibwo Umwuka Wera yanjeho numva nkunze Imana ku buryo budasanzwe hahandi nahise ndeka no kumva indirimbo z'isi zitari z'Imana no muri telefone yanjye nta nimwe wasanga maze imyaka 3 nta ndirimbo nimwe itari y'Imana wasanga muri telefone niyo uciye ahantu bari kwicuranga gupfuka amatwi nta nubwo nyapfuka ahubwo ari ipfuka ntuyumve okay nshaka kumva bivuga ariko numve nimba utayizi
mbwira twumve. Ave. Nuvuga ngo oya. No mu cyongereza baravuga ngo hari hear hari na listen. Sibyo? Hear ni ukumva, listen ni ugutega amatwi. Ushobora kubihiyaringa nyine nkabyumva nkuko umuntu yumva urusaku. Ukigendera zikagwa ku kara. Yego. Rero mbere naramenya Imana kuri urwo rwego naririmbaga izisi. Okay. Kandi mu buryo bwa rap. Yego. Nka rap igikuzamo cyane. Ahubwo reka ndirimbi yanjye. Oya nka rap yindi nyine wakundaga mbere nyinshi cyane. Wakunda guhembura rapper? Ubundi nakunda gwitwa NF na Eminem. Cyane nabo ngabo. Abo ngabo ni wowe wumvaga kabisa baragutwaye uruhu n'uruhande. Bari mu Rwanda. Mu Rwanda. Bulldog. Na late Jay Polly. Na late Jay Polly. Iyi ndirimbo yakundaga cyane kuri Jizene ni. Ese ndabyibuka we. Byaragiye wese usira neza. Kuri nambeye. Okay. Ngaye nguko rero ukamumva ko Confiance yakundaga rap. Kuri ubu 2023 ibintu bijyanye no kumva indirimbo zindi zisanzwe. Yashyize ku ruhande atangira kuba yakora indirimbo cyangwa se gutangira kwandika indirimbo zaririmba Imana. After rap reka dukoreho gatoya ubwo Peter abadushakira haleluya tuyumveho gatoya mu ka break hanyuma tuze kureka none twinjira none tuganira n'umusani wacu uyu munsi yitwa Confiance Niyirera. The rap. Rap. Tutayeze kurapa. Okay. Ugiye kwikira indirimbo. Iraza mu kandi tuje muri break. Reka nongere nyitangire nta kibazo ibyo. Iri yese cyangwa ugiye kudukubita yindi. Ntari reka dushyiremo yindi. Rap yindi. Iyi rap yindi. Yesu nagabeshye niwe wenyine bakita mwiza. Nta numwe bareshya mwisi mwijuru cyangwa ifeza. Ibyo sorry. Okay, reka nanjye. Yesu nagabeshya niwe wenyine bakita mwiza. Nta numwe bareshya mwisi mwijuru cyangwa ifeza. Ibyo avuze byose arabisohoza ubabaye rwose azamuhoza uko aburi kose na numwe imyoza ngwino bishaka we yaza guhoza. Hari imigambi yagupangiye kera burya nibwo byatangiye hari imirimo myiza yaguteguriye iyo niyo ubwayo byivugiye. Rinde ibitekerezo byawe Satani hato utisanga mu byandani bikicubucu tufitanye n'umwami twufite twose tukiherwa abandi tangira ushakisha ubwami bwa Yesu kiramishatu ufunge ni pesu wigendera iyo mu mirimo yawe uko bazoya n'umubwira ibyawe ahubwo umubwire kubyo wahawe agakiza ku buntu ntacyo watanze kuko urebye no muri Bible uzanyakanira imbere y'abantu nzamwiyakanira imbere ya data ivugire Yesu rata ivugire Yesu rata ivugire Yesu rata ivugire Yesu rata yo ivugire Yesu rata ivugire Yesu rata yo ivugire Yesu rata nuko mukoze cyangwa mise nk'ikina indirimbo nuko nguko mise numva rwose bise bigendamo neza ngaho twagiye gukora kumwa ivugire Yesu rata ivugire Yesu rata ivugire kutari kutagendana wowe ntaye Rinde ibitekerezo byawe Satani hato utisanga mu byandani bikicubucu tufitanye n'umwami twufite twose tukiherwa abandi tangira ushakisha ubwami bwa Yesu shiramishatu ufunge ni peso ugendere iyo mu mirimo yawe uko bazoya n'umubwira ibyawe ahubwo umubwire kubyo bahawe bagakiza ku buntu ntacyo batanze kuko urebye no muri Bible uzanyakanira imbere y'abantu nzamwiyakanira imbere ya data ivugire Yesu rata ndetse kuvuga inshuro nyinshi wa kamwe se cyangwa tuvuga ivugire Yesu rata Karambere nanone hari Rinde ibitekerezo byawe Satani hato utisanga mu byandani bikicubucu tufitanye n'umwami twufite twose tukiherwa abandi tangira ushakisha ubwami bwa Yesu shiramishatu ufunge ni pesu wigendere iyo mu mirimo yawe uko bazoya n'umubwira ibyawe ahubwo umubwire kubyo bahawe bagakiza ku buntu ntacyo batanze kuko urebye no muri Bible uzanyakanira imbere y'abantu nzamwiyakanira imbere ya data ivugire Yesu rata ivugire Yesu rata yes nguko ari indi se ari indi iri tayari irahari iri muri uwo mujyo irahari ntabwo kubita twumve irimo na ka English irimo na ka English aho ngaho twagiye Jesus is the way. Jesus is the way, the truth, and the life. Nobody goes to the Father except through Christ. I promise by believing Him, start feeling nice. And if you fear Him, the Bible says you are wise. Yeah, I met Jesus on a personal level, so I don't fear devils anymore. Just wrestle. Jesus hates all sins, ain't judgmental. He just trying to use me because I know I am a vessel. Yeah. Because I know I am a vessel. Yeah, I know I am a vessel. Measure? Yeah.
ahitazi y'ikinyarwanda niyo mpamvu nembiretse yego ngakubitemo nta kibazo. It's a show, it's a Friday. Yes. Okay, dukomeze Nye cyane rwose. ahubwo hari n'igiswahili Nta kibazo umva wewe kuko urumva tayari. Reka tujye muri igiswahili. Mbona nishinde na mitensitensi, sio tu itakuwa kujimesmes, hata kama itakuwa ni restless. Smini itafanya na kutekress, najua faith no work is just dead. So miss na stay too out of bed. So many things coming up in my head, but I gotta tell my God and not men. So unajua ukikuwa na kujanga kujua, hakuna kitu pale kinawaka kama jua ye. So how great is mwenye aliunda, najua shida zote hata kama uko poa. Sagodi atanibariki, atanitoa kwenye baridi, tanifanya nionekane kama waridi. Smini najua kwake ni rahisi, amesema tu bora ni muamini. Very soon satanitoa chini, kuna day alinemaga mjomba. First thing ni kupush na kuomba, usisikize wanaosema na ota juu kwako ndoto zako si hoja, wanaosema na uwezo na kuchocha, so we believe na utaweza. Amen. Amen. That's the guy, man. Eko duba bya bintu birimo bya bintu birimo neza cyane kabisa. Thanks kabisa. Man, this is a talent, this is a working talent. Nukuri murumva yuko mjene aragenda cyane, anabajene batubwira ko aragenda cyane, ameze neza cyane. Hanyuma reka Peter ku buhanga bw'ibyuma adushyiremo indirimbo ya Confiance Nirera, itwa Hallelujah. It's a break. Hanyuma tugaruke mu kandi dukomeza n'ikiraro cyacu Arise and Shine. Kuka ndashaka kumuvuga yakunze abari mwisi yasigaye ibyo disi ngo mwizera wese we atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Mwuka wera azagena mwibutsa, azagena mwereka iby'Imana mushakaho. Hashize imyaka 2000 aje hano mwisagatanga umubiri, uburya ngewe nawe nitwe yaziraga. Icyakora ntiyaje kuduciraho iteka, wowe ufite ibikuruhije na ufite nibikugoye, umutima uroroheje kandi nukura ashoboye byose. Arashaka ngo mujyane, cyakora bizasaba ngo banze wihane. Yeah, oya nibiza kugora kuko afite umwuka ni uza kuyobora, bya bindi bya kera we nawe azabireba, uzajya witwa icyaremwe gishya ujye mubera. Nukura amategeko ye nta nubwo nagoye, kuko si nka business uhomba warashoye. Yesu nubundi we atangira ubuntu kandi nanone kuri buri muntu. Yeah, ni watuza kanwa kawe ukemera ugaca bugufi mu mutima wawe, ukamubwira uti Yesu ndayamanitse kandi mu mutima wanjye ndakuraritse, tayari izina ryawe rizaba ryanditswe, ubundi ubone wo mwanzuro wo kigabo pe. Yeah, ni watuza kanwa kawe ukemera ugaca bugufi mu mutima wawe, ukamubwira uti Yesu ndayamanitse kandi mu mutima wanjye ndakuraritse, tayari izina ryawe rizaba ryanditswe, ubundi ubone wo mwanzuro wo kigabo pe. Yeah. Yes. Ngo mujene rero Nirera Confiance. Hanyuma mujene ko numva se bya bintu biri seriye cyane. Iyo umuntu wese ari gukora ikintu bafite intumbero ngari, afite intumbero nini, cya kintu cyo kiri ku mutima wavuga ngo ndashaka kubona bigenda gutya, ndashaka kwibona hangaha. Confiance aribona hehe, arashaka kubona ari ibiki bihinduka. Ngewe ndifuza kwibona narabaye umuhanzi. Ariko muri izi njyana zibyinitse. Muri izi njyana zibyinitse kuko ndurubyiruko sibyo, ntago nakora ibyo basaza kandi ndurubyiruko. Yego. Noneho ikindi urubyiruko rukunda indirimbo zibyinitse muri rusange. Rero why not tutafata izo ndirimbo bakunda tugashyiramo nivuga butumwa. Sibyo ra? Rero nge ndifuza ko nazaba umuhanzi muri ubu buryo, Imana ikabishyiramo umugisha, bikagira kure abantu benshi bakumva ubutumwa bwiza, bagahinduka, kuko n'ubundi nk'abakristo nicyo dushinzwe. Yesu yabwiye intumwa arababwira ngo mugende ubwirize ubutumwa amahanga yose ngo abizera mu babatize. Niwo mukoro yadusigiye. Rero Imana ibikizemo umugisha bikazamuka bikafasha benshi, byaba ari byiza cyane. Yes, ganguko rero hanyuma kenshi na kenshi umuntu afite inzozi z'umuntu bashobora kuba bakorana bo abakunda. Hari umuhanzi wo umva mwazakorana indirimbo kumva bisa dukoranye, umva wa mugani muri atmaterme y'abajeni haba hahiye. Arahari. Nabonye igisubizo utararangiza kumbaza. Niyo Bosco. Uvuga uti ngiye nkoranye indirimbo na Niyo Bosco. N'inzozi zanje numva Niyo Bosco. Ntabwo nshaka gukoresha utari mwakoresheje ngo hashya. Ariko ubwo kandi nta nubwo uyivuze. Ubwo ntabwo mbivuze. Ntabwo mvuze ngo hashya. Yego.
ako byasa nabyo. Yes, umva mwakorana uri buze gushiramo rap n'ubundi ukazashiramo rap cyangwa se nayishyiramo kabisa. Kubera iki wenda wahisemo kuvuga ati reka nkoresha ino njyana ariko arikomeje mu kanya yuko wenda urubyiruko rukwisangamo muri rap ariko nanone abakuru sebo abantu bakuze icyantangaje rero nuko iyi ndirimbo harimo abantu bakuze benshi bayikunze ntabwo nari mbizi ko bayikunda. Barambwiye ati nubwa mbere numvishe rap hari umuntu wambwiye ngo ngiye bundi ibintu bya rap sinjye numva amagambo ariko iyi ndirimbo nguzuko ifite ubutumwa ninde nibifite ubutumwa nabo barabyumva indi ifite ubutumwa warayumvise narayumvise nayo ifite ubutumwa ariko buriya utajyanye ariko n'ibyagiki ubuzumva urumva indirimbo zose ziba zifite ubutumwa yego sibyo bitewe nabo bugenewe yego bitewe nabo bugenewe yego ubwo iyo ngiyo yari ifite ubutumwa arabo bwari bugenewe ubwo nagira ngo numve nimba iri ndi wakoze listen cyangwa wakoze hiya oya iyo wagomba kwimva ku ngufu iyo ngiyo narayumvishe cyane iyo narayumvishe ndayizi indirimbo ubutumwa bukugeraho bwangezeho ariko ntabwo ari njye bwagenewe usanga ubutumwa atari ubwawe man yanyuma akenshi na kenshi ubwo wumva niyo Bosco nimba nawe kabisa ubwo ikiganiro nikimugeraho azamenye yuko confiance yashaka ko bazakorana igihangano. Reka tugaruke ku nsanganyamatsiko uyu munsi wenda hari amaplikasiyo atandukanye cyangwa se imbuga zitandukanye ariko hari yitwa Suno ifasha abahanzi gukora indirimbo ugasanga AI ikoze indirimbo turi kureba ubuhanzi n'ikoranabuhanga aho ndetse mu bashobora kumva ushobora gusanga umuntu mu modoka ye rimwe na rimwe hari ababikora babizi hari abatabizi ariko indirimbo ziri gukorwa na AI ishobora kumuryohera kurusha iyo confiance yakoze. Biraza guhuzwa gute nimba ugiye gukompeta na AI kugira ngo duhe igihangano turi buze kumva tukavuga tuti kabisa ahangaha ntago nkeneye kumva AI. Yego AI ahubwo birarangira ibaye umukozi wanjye. Imfasha ibyo nshaka kugeraho ngiye. Nuvuga ngo nimba hari beat nakoze sibyo ikaba itameze neza ndahita nyishyira muri AI imere neza. Ariko ku magambo ho kubera ko urumva turi abanyamwuka amagambo yo bagomba gukomoka muri wowe kandi wasenze cyane. Yego amagambo yo nayanjye ku giti cyanjye cyangwa nayo muhanzi muri rusange ariko injyana AI ahubwo itadufashije sinzi ikintu yabimaze igomba kudufasha ikamenya injyana zibyinitse neza ikadufasha kuvuga ubutumwa nyine. Muri lyrics se ho uteyemo muri ChatGPT nabwo ikanoza imyandikire yawe ubwo ntago byakunda. Oya ntago byakunda ntago icyo gihe biri kuva mu mwuka icyo gihe ntago urumva wabikora atari indirimbo y'Imana. Yego nge nemera ko AI n'ubundi ni nziza ntago ari mbi. Harabona agiye bavuga ngo urumva ngo isi irarangiye ngo AI ariko mu by'ukuri ni ibintu byose na YouTube nuko YouTube iriho ibintu byiza iriho n'ibintu bibi. TikTok suko rero AI TikTok ni ahantu mpita niruka mpaca gake cyane. Wowe ntabwo wiyizi abayizi byihorere. Facebook hariyaho mpaca gake cyane za Facebook mpaca gake cyane Instagram niho ntinda wenda gakeya urebye ugereranije n'ahandi ntabwo njya menye buri ibiberayo kuri TikTok. Cyagenze gutera TikTok nzi ko ikundwa cyane abantu bose barayireba hari umenye imyaka nayo biri kubigiramo uruhare wasanga ariyo mpamvu. Uvuga ngo iyo ugiye muri ChatGPT ukabwira ngo yandike indirimbo sibyo noneho wowe ariko turi kuvuga ku muntu ukorera Imana nyine ushaka kwandika ibintu bivuye mu mwuka sibyo. Yego ChatGPT naza nje kugerageza ndebe irandika neza cyane yanyandikiye irandika neza cyane ku buryo n'abantu bayumva bakanayikunda. Ariko se is it Holy Spirit inspired? Abise inspiration yavuye ku mwuka wera kandi bikuye mu cyanditswe ikuye mu cyanditswe ariko urumva umuntu aba afite umuhamagaro we sibyo sibyo umuhamagaro wawe tuvuge n'ubuhanzi nimba Imana yaraguhamagaye kuba umuhanzi izaguha n'ibyo ukeneye kuba umuhanzi sibyo none se ibyo bintu ukeneye kugira ngo ube umuhanzi kuri kubitakaza ukajya mu by'abantu bakoze uko niko nge ntekereza ariko byanze bikunze. Yego
ubwo rero niyo mpamvu njye ntabwo nshobora gukoresha chat GPT ngo inyandikire lyrics ndabizi ko ibizi neza cyane hari n'indirimbo za AI nabonye n'abantu baranazikunda ariko burya hari itandukaniro ryo kubyina indirimbo ariko umuntu ashobora kuyibyina bikarangirira ariko hari umuntu ushobora kumva indirimbo akarira akihana ibyaha akabivamo burundu akavuga ati ngewe ngo nakishijwe kubera iyi ndirimbo no muri comment njya mbibona I was a drug addict nari umusinzi nakoraga ibi ariko ngo namenye Yesu ngo ngi indirimbo ngo narayicuranze cyane njya mbibona ama testimony y'abantu ntago nkeka ko wabibona gutyo ku ndirimbo ya AI niyo mpamvu rero tubibona ubwo bizabimeze bite nitubibona ubwo umuntu yakijijwe we yatanamenye akubera indirimbo ya AI ubwo byaba bitewe n'uwa ya produce yabisengeye ubwo n'ubundi still yaraza kuba hari kuza amatoko ka muntu kereka nk'ubu wenda ndi umuhanga cyane mu by'ikoranabuhanga sibyo nkavuga ati ngewe ngiye gukorera Imana sibyo ngiye gukorera Imana sinzi kuririmba sinzi kwandika ariko ndashaka abantu bakizwa ngewe ngiye kwandika ngiye kuza nkoresha Suno AI na Chat GPT noneho Imana izamfashe bijye bifasha abantu ugafata iminsi nka marayika w'Imana yego ugafata iminsi ukajya mu cyumba ukabisengera ukiyiriza umurongo ibyo nizera ko n'Imana nabwo yagushyigikira yabikoresha ariko nubundi nanone inspiration ni kuvuga nimba yaravuze ubwo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byavuga kandi bikavuga yego ariko bivuye ku ntego nyine ufite n'Imana yagushyigikiye okay byaba ari sawa ariyo target ufite mu mutima utavuga ngo urashaka ngo nyine ukora hit ukavuga ati ndashaka abantu bakizwe nese n'ijambo ry'Imana zivuga ngo n'amabuye ngo nayo azarangurura avuge cyane yes nguwa rero Confiance nizera neza yuko muri kumva yuko gahunda yarayifite kandi rwose agiye kudutinda mu matwi si gahunda ufite ngura dutinda mu matwi tumura burekura indi ndirimbo rero tuyitegereze ryari cyangwa izindi ndirimbo tuzagereze ryari muri uwo mwaka rega no kuduha izindi ndirimbo zirenze iyi ngiyi Imana izabikore gusa gahunda izagendera kuri gahunda ufite wamugani igendera ku byo ufite utekereza ngewe bibaye byiza nyuma y'amezi nka 3 cyangwa 2 ari imbere nabonye ubushobozi nakora yindi kabisa waduhereza yindi okay guko rero ngira ngo turi kugenda tugana no ku musozo kubera ko turaza kubasigiramo n'ubundi ndirimbo nshya ya Rwanda Shima Imana mu kanya ndirimbo yagiye hanze ku munsi w'ejo umva eguye inanga turaza kuba tujya gutarama muri stade Amahoro 45 n'ibikeya cyane ugereranije n'abanyarwanda uko tungana kandi ni gahunda iri kureba igihugu cyose aza kuba tubigendamo neza cyane mu kanya reka nze mbanze nsozanye n'umujene ambwira nanone kuri za gahunda ndende aba afite ese abantu bashaka no kumushyigikira by the way ushobora kunyarukira kuri Instagram cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga akoresha kugira ngo bya bihangano bwa butumwa bubashe kugera kuri benshi cya cyifuzo cyo kuba ku mutima kurusha ibindi ni ikihe hanyuma uratubwira n'imbuga nkoranyambaga ukoresha cyifuzo kimba ku mutima kurusha ibindi n'ubundi no kuba umuhanzi no kuri n'ubundi njye nanabyifuje ntaranakizwa nashaka no kuba umuhanzi nabwo ariko naze kumenya ko byari biciriritse kuri ngewe ariko ku bandi ubwo ntago mbizi kuri ngewe yego wabonye ari ibintu biri hasi yego rero n'ubundi ntago byahindutse icyahindutse ni purpose ni intego ubu intego ntago ikiri gushaka kwamamara ngo bamenye oya nuko abantu bumva ubutumwa bwiza yego rero nicyo nifuza ikindi warumbaje ngo abantu bashaka kunshyikira ku mbuga yego donc uburyo bwo gukurikirana kugira ngo babashe kujya bamenya amakuru yawe n'ushaka kugutumira muri concert afite concert cyane cyane ireba urubyiruko ku buryo yaguhamagaramo yego ku mbuga nkoranyambaga zose ni Confiance Niyirera noneho uburyo banshyigikira ushaka utazi kwandika indirimbo utazi ariko ushoboye gukora challenge ku mbuga nkoranyambaga indirimbo wayikunze ukagenda ugakora challenge nubwo wagira views 50 abo 50 ntago tuzi uw'Imana ishakamo twebwe ntago dukorera mu gihombo nubwo wagira abantu babiri wenda niba Imana ishaka ubwo rero Confiance Niyirera ku mbuga zose iyi ndirimbo yo yitwa Hallelujah by Confiance Niyirera kubera ko hari indirimbo nyinshi zitwa Hallelujah iyo wanditse Hallelujah gusa ntago wayibona kereka wanditsemo ngo by Confiance Niyirera abashaka wenda
ko hari aho bantumira nta kibazo rwose ngo nimero bazakwandikire muri DM cyangwa ugiye kuduha nimero nzitange ubwo n'abatanga iyerekwa nta kibazo bakaza kurimbira bashobora guhita batangutse iyerekwa rivu komotse ku mwana zari ikibazo ok nta kibazo tanga nimero nimero ni 0782 151 okay yes ngaho nguko rero reka ahangaha ari naho dusoreza hari bya bindi biba byari biri ku mutima uvuga uti umunyamakuru kamemu hari ibyo nshaka nanone ataza kubura kumbaza ibyo nagomba kubaza nabikubajije byose cyangwa hari icyo nakubajije ndumva bimbajije byose nabikubajije bimbajije na kimwe avuga guti aramutse mbajije gutya ose aya ntacyo ndakibuze nta kimwe cyari kije kitakigenda okay ngaho gira icyo usaba abantu badukurikiye muri aka kanya cyangwa se gira icyo ubwira abajene cyane cyane yuko turi mu gihe igihugu muri rusange bahangayikishijwe n'abajene bari kwiroha mu biyobyabwenge bikabangiza cyane wowe wahisemo inzira kandi uyu munsi urabyishimiye ni wowe butumwa ufite ku bajene no munsi bashobora kuba bari kwiroha mu biyobyabwenge bishobora kwangiza ubuzima bwabo ubutumwa mfite rero ni ubu ngubu baba ababyeyi bose bihebye ngo umwana wanjye yarananiranye ngo yabaye umusinzi sengera umwana wawe ijambo ry'Imana mvuga ukuntu rivuga ntago rivuga ngo mu minsi ya nyuma ngo abajene bazakoya ahubwo rivuga imbusane yabo bavuga mu minsi ya nyuma ngo bazahanura ngo abakobwa n'abahungu banyu ngo abasaza bazarota inzozi sibyo mu minsi ya nyuma rero uzabona ahubwo abajene aribo bari guhaguruka bakajya kuvuga ubutumwa bwiza nta kintu na kimwe bitayeho batitaye kuri barebe rero musengere abana banyu ntimukomeze kwiba namwe bajene ntago gukorera Yesu biteye isoni habe na gato nta n'ikintu kirenze nko gukorera Yesu ho ubwo rero nimba ufite umuntu ujye uvuga nyine mereze nkaguserereza kakajama nakadage kahora gusenga kahora kikoreye bibiliya ngiye baransereje cyane ariko nkeka ko ari niyo mpamvu irandimbo nayanditse urashaka kumbuza kuvuga ese ndwaye wanyize buriya wari kubabwira utari ko se bibite byanyu kuko bagiye bansereza cyane niwe wahereyeho nabyo birimo kano kadage karimo rwose kano kadage ka Yesu barabinyitaga cyane ku rwego nyine bitakihanganirwa ariko umwuka wera nawe akamfasha akankomeza kuko urumva babaga bampuriye ari benshi tubana ari njye njyenyine usenga yego ubatamana uri dage shaho kabisa nuko rero ntago barabeshya uko niko babibona ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka none se urumvira nde urumvira Uwiteka cyangwa urumvira abantu nawe urihitiramo yego yes ngaho nguko rero umujene birango no butumwa butanzwe mu kinyarwanda cyiza cyane gisobanutse hanyuma reka tugushimire mujene asante sana kuza murakoze cyane Yesu ndirimbo buzambwira yego Yesu Kristo abamugisha ariko cyane cyane zira ebana rama rap turayashaka sari insubira jwi niki Yesu zabituzanire yego hanyuma reka rero noneho ngenda ngana no ku musozi kugira ngo nze kusigiramo indirimbo ya Rwanda shima Imana nuko ku isaha 5 imiryango izayifunguye ni ku cyumweru hanyuma kugira ngo 8 zuzuye tuzaba dutangiye kuranya no guhimbaza dushima Imana muri stade Amahoro Rwanda shima Imana igitaramo cyawe iterane cyacu twese biraturira nk'abanyarwanda aho uri hose rero ngira ngo rwose nizere ko kuri kalendari yawe mu bintu byose ibikorwa byawe wari ufite kuri uriya munsi nta kindi ribuze kuhashyira badukoreye indirimbo nziza n'abahanzi bafatanije bahuriye hamwe nk'abaramyi bakomeye big names dufite hano mu Rwanda bashyira hamwe ubuhanga bwabo yaba mu majwi yabo mu myandikire byose bakora indirimbo nziza cyane kabisa hanyuma reka tubashimire